abagize inkuge mu makemba nyagira byageza kure nyatungo ibyo barye ngugeri rabuya. Muraho aho muri hose ndabashuhuje ku mpera zose z'isi aho giterwa inkingi ndetse n'ino iwacu mu Rwanda. Ndabaramukije rero aho muri hose, mwumve ishya n'ihirwe kandi mwumve ko mbifuriza amahoro n'amahirwe ndetse n'impagarike n'ubugingo. Umushiya turutishaye yaga yitwaje Masotero ageze kabushinge bageze arakunda shinga kaributo. Ejo bundi nari ndi ku mbuga nkoranyambaga zanjye ndangije ndibaza nako ntago ariho byahereye kuri radio imwe hano mu Rwanda, nibwo naganiraga n'ingabo ya rubanda ndetse n'ishema ry'u Rwanda. Hanyuma ncuranga indirimbo ya Rukara rwa Bishingwe, ni indirimbo n'inanga ya Rukara rwa Bishingwe, ariko noneho yacuranzwe na Sebatunzi. Hanyuma urebye nk'impaka ntoya zo kuganira bisanzwe zisa nk'izihera aho ngaho, ariko noneho icyo gihe twaganiraga tureba ku butwari bw'abanyarwanda ndetse n'ubutwari bwabo kamerano butari karemano, mbese kamere yabo uko abanyarwanda bari bamurikiwe mu kurinda igihugu cyabo ndetse n'inkike zose uko zakabaye. Nuko nibwo byakiye mu gitondo rero. Urebye ni nk'ibintu byahuriranye kubera ko Rukara rwa Bishingwe ubu muri uyu mwaka wa 2024 muri Mata itariki ya mbere nibwo imyaka 114 yari ishize yishe umuzungu. Nuko mpereye kuri izo mpaka rero nababwiraga, nibwo nahise nandika ku mbuga nkoranyambaga zanjye ngira nti imyaka 114 irashize Rukara rwa Bishingwe intahana batatu mu gahunga kabarashi ateruye umuzungu ahonda hasi, nuko manuka mu kubita icondo ry'ingabo mu Kadoshoro maze Rupiasi inkuru mbitahi Burayi. Hanyuma Rukara yaje rero kumanikwa, ariko babanje kugundagurana na Paulo amusogose, ariko asiga yunamye. Ubwo kunama bose ubona umuntu yakabivuze nyine mu Kinyarwanda, ariko reba nawe uramutse wunamye ukerekeza ikibuni inyuma ariko uvanyemo umwambaro, nuko arbwira Ndungutse ati nawe rero urakinkoza urangambaniye, ariko nawe ntuzarama uzapfuta abaye umwami. Ati hinga ngwe mu kimaniko nk'imbwa. Ese hari uwambwira impamvu Rukara afatwa nk'intwari mu muryango nyarwanda ariko akaba atarashyizwe mu ntwari twibuka? Ubwo ndimo ndavuga izingizi twibuka by'umwihariko intwari tuzi imena ingenzi n'izindi, ariko kenshi murabizi ko zishyirwaho na cena. Nuko impaka rero nanjye nsa nkuvuga nti aramutse hagize ugikora yampa nimero ye nanjye nkakora akageste, naho byahereye. Ariko ndaza kugaruka kuko uko byagenze n'ubundi kugira ngo Rukara rwa Bishingwe yice umuzungu, ariko kandi nze no kumva ese muri aba banyamateka twaganiraga bo babyumva bati mu maso y'ingabo ya rubanda ndetse n'ishema ry'u Rwanda, bo babyumva bati. Buri umunsi tuziga ibya Rukara rwa Bishingwe ure kuriya bavuga nuvuga ngo biriya biri mu bwiru, tuzasora ngo bwiru nuvuga ko ngo tuzahurira kuri Nyabyungu, ngo duhura kuri Nyabyungu kandi twari ko Nyabyungu iri ku rugo rw'abami, yego, kandi hari Nyabyungu, yego. Tubona ngo umunsi Rukara asezerera Gahini, yego, Gahini Rukara hari ibi byamusohoreye mboga Rukara asezerera Gahini hakaga umuzungu Rubonga, ariko yahunze nyuma kanga akagaruka ngo nananiwe kubi wahandi. Urumva igihano bumva badide bari bose kuri cyabana ni kubi wabandi bashaka utahe, ati we nazapfe niko avuze, bamwe ngo ragushaka cyane kuko uhungutse ngo nananiwe kubi wahandi we nazapfe, nananiwe kuba iwa abandi. None rero tusa nabapfunikira aho ngaho twabonye ko uyu Musinga yabwiye umuhungu ati gende uri Kristo mwami. Uzicengarira aho tutavuze yagaza mwonga. Nuko ese ubundi byagenze bite kugira ngo Rukara rwa Bishingwe yice umuzungu? Icyo gihe byari ku itariki ya mbere Mata, erega ni navuba hane mu myaka 114 ishize. Ni ku itariki ya mbere Mata 1910 nibwo Rukara rwa Bishingwe yivuganye umupadiri wakomokaga mu Bufaransa witwa Pauline Rupiasi amutsinda kuri Nyabyungo yo mu Burera.
uwo munsi Rukara yari yitabye Padiri Rupiyasi ngo asobanure uko yaranduye imbago abazungu bari barateye mu masambu y'abarashi Rukara yakomokagamo. Gusa ahangaha abantu benshi babivuga mu buryo butandukanye, ariko ahangaha munyemere nifashishe inkuru ya Zigira Nyirazo Bajectoire, uyu nguyu nuwo kuri Igihe, aho yavuze ko bamaze guhura n'umuzungu yasuje Rukara ngo Yambo, undi amwihanangiriza kutazongera kumusuhuza atyo kuko Rukara yavugaga ko Yambo ari ukwamburwa abana. Ibi Rupiyasi yabifashe nk'agasuzuguro abamukubise urushyi, maze Rukara azibiranwa n'uburakari abayadukire Padiri amuta ku munigo wa Kajwiga kugeza aheza umwuka. Rukara rwa Bishingwe utarajyaga imbizi n'abazungu yahise ashyirirwaho igihano na rezida w'Umudage witwa Gudovius, abifashijwemo n'abayobozi bo mu Nduga. Abari abatoni ba Musinga bemeza guca Rukara mu gihugu bagamije kwigarurira akarere kose nk'ikiguzi cy'ibyo Rukara yakoze, nk'uko inyandiko ya Virete Manuel igaruka cyane ku ruhererekane rw'amateka y'u Rwanda kuva 1867 kugeza 1994 ibigaragaza. Munangase Batunzi yanasubiyemo n'umukirigitananga Munyakazi Deo bagaruka ku buryo Rukara akimara kumenya ko atumijweho n'umuzungu bo bitaga Rugigana yakenze ko ishyamba atari ryeru, maze ahamagara umuhungu we Nyirinkwaya amutumaho imitwe y'ingabo ze zose zarimo Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzigwe n'Urukandagira, abatereka intango, maze arabibatekerereza anabihanangiriza kutazamuterekera nagera i Burayi. Imitwe y'ingabo yose yarataratse irivuga isezeranya Rukara kutamutaba mu nama, ariko ubwo Rukara yatangira gushyamirana na Rupiyasi bapfa ko amubwiye Yambo kandi yarayifataga nk'igitutsi, maze na Rupiyasi agashinja Rukara kumusuzugura, bahise batana mu mitwe, maze umuzungu asomera Rukara amukubita ikirato amutera n'ikofe. Ya mitwe y'ingabo yose ikwirwa imishwaro. Nuko umwe muri izo ngabo witwa Manuka ngo yahise ahindukira akubita icondo ry'ingabo uwo muzungu amuhirika kuri Rukara, maze Rukara aramwigaranzura amuta ku munigo kugeza ubwo aheza umwuka, niko kwivuga agira ati ndakwishe intahana batatu ya Rutamu nyir'urugi ruvuga nk'indamutsa, ndakwishe ndise wa Nyirinkwaya. Rukara rwa Bishingwe wakundaga kwita urw'igikundiro urwa Semukanye intahana batatu yahise ahungana n'ingabo ze zose bahungira i Bufumbira. Uruyenzi ruriruka, Urukandagira ruriruka, Abemeranzigwe bariruka. Uko Rukara yishwe agambaniwe na Ndungutse. Hadaciye kabiri bahungiye Bufumbira. Umwe mu bagaragu ba Rukara rwa Bishingwe yaramusuye amutura inzoga mu kibindi, maze amutekerereza ko mu gihugu himye umwami mushya, maze Rukara amusubiza ko n'ubundi nta maramuko yiw'abandi hamunaniye. Abaza uwo mugaraga ati uwo mwami wimye yitwa nde? Niko kumusubiza ko himye Ndungutse kuri Rutangira. Rukara yahisemo kuva ishyanga akagana Ndungutse yishingikirize ko se na sekuru bahatswe n'umwami. Rukara yasabye Ndungutse kumurinda abazungu kuko yanganye nabo. Ndungutse yasubije Rukara ati narabimenyega Rukara, humura ndabakurinda. Bukeye Ndungutse yoherejwe urwandiko n'abazungu bamusaba kuzabafatira Rukara. Nubwo Nyirinkwaya yaburiye Rukara ko yaguzwe agiye kwicwa, Rukara yamusubije ko atagiye kugwa mu gihuru nk'imbwa, ko yemeye kwicwa agahorwa umuzungu yahotoye. Ubwo Ndungutse yatumyeho Rukara ngo babuguze. Bakibuguza Rukara yubuye amaso abona mu ntanzi z'urugo uwitwa Paulo arahingutse. Rukara ati yampaye nk'Abishingwe. Ese Ndungutse nawe koko? Ngibiri ibyo nanganye nabyo biraje. Ndungutse niko kumusubiza ati humura ndabikurinda. Rukara ati ntabwo ikibindi nza ahubwo wantanze mba no gumwami. Uwo Paulo yaje bwangu agize ngo arasuza Rukara muri yandamukanyo ngo Yambo, maze Rukara ati Yambo nayanganiye na shobuja. Igitero simusiga cyari kizanye na Paulo cyataye Rukara muri yombi, ariko asiga avumye Ndungutse ati ntukime Rwanda ndumucyaba, ndagiye urw'igikundiro rwa Semukanya, ngiye kwishyura icyo nakoze ariko wowe uzishyura icyo utakoze. Rukara ageze mu Ruhengeri aho yagombaga kunyongerwa yongeye kubwirwa Yambo, maze asubiza ko adashaka kwamburwa abana be. Abajijwe wishe umuzungu ati nawe banza umwibwire, numvise ngo muzi kwandika kandi ibyo bimbariza iki? Abari aho bose bahamije Rukara ko ari we wishe umuzungu, maze ababwira ko n'ubundi bamubarizaga ubusa ko ari we wamwishe kandi atabiguraho. Yasezeye abana be n'ingabo ze, ariko asaba umuzungu kutazamukorera ku bana kuko agiye gupfa ari umwe nk'uko nawe yishe umwe. Yakikijwe n'abasirikare imbere n'inyuma, maze ajya kunyongwa, ariko mbere yo kumugezayo bivuga ko yabanje kwisasira babiri.
W'inyongwa se Rukara ati harya kunyongwa ni uguki barakumanika mu giti maze bakurase rufaya yabaye inka bishingwe mbese ngiye kugwa mu kimaniko nshimba. amateka avuga ko Rukara yemeye akanyongwa mu mugozi agapfa, ariko abazungu bakabanza kugira ubwoba katapfuye, niko kuzana muganga aramupima aba ari we wemeza ko koko Rukara yapfuye. Ibi byose Sebatunzi yagarukagaho byari byo ni urumva nubwo bigaragara ko uriya Sebatunzi nawe umuhanzi umeze kuri iyi ntabwo ari umuntu usanzwe wamurikiwe. Numvise ko uriya mutarabimenye muramwishyuye gucuranga mwize mumenya wamwishyuye gucuranga wamwigishije gucuranga Sebatunzi ariko numvise ari ni mukase ni nyina ngo yitwa Nyirandora nibyo urumva ameze nka Nyirandora tuya tuvuga mu bisekuru by'ibanze niba mwigishije urumva ko umuntu yigishijwe na nyina buriya bitanasanzwe buriya ngo sinyatire y'inanga ye nta muntu urabasha kwigana nawe kuri arangiza kwa kunagira bimeze nko kugira gute nko guca nk'igikubwa hariya ikintu uza ibikango ibyo mu ntore gucurira gucuriramo ibikango n'ibitego ni byose ni sinyatire no cyo twavugaga ntabwo ushobora kuba umuhanzi kuri ubu umurikiwe Rukara bishinzwe ntahana batatu komeza mbe munazemo ntahana batatu Rukara bagezi amutura inzoga mu kibindi amusanga kwa Birahire bampimuye tiwaraye Rukara. reka mbabwire akantu gato ka Rukara. Abantu benshi nkora mu kigo gishinzwe kugira abantu intwari cyitwa Ceno mu ndimi z'amahanga, ariko ubundi ni n'urwego rushinzwe intwari imidari n'impeta by'ishimo. Bati ikibazo kimutagira Rukara intwari mu by'ukuri ugiye mu bwiru Rukara wamugira intwari mu bwiru ariko unagiye rero mu byaha bisanzwe byorohereje wumva yabira intwari si kubaza gutyo kandi atari ubwiru. Yego ariko hazamo akantu ariko hazamo akantu nawe ukuntu usobanura ko buriya Rukara ntabwo yumvikanaga n'u Rwanda cyane, yari yaragomye niyo mpamvu yatorotse. Ingoma ya Musinga cyangwa na nyuma ye hari ukuntu nyine yanze kwemera uko kuraya umutware baza kuno mundi mwene wabo ari byose bo yanjye Rukara arabyanga. uretse gato nk'abarwanda uretse gato byanjye nawe ndabizi ko mu bwiru hari ibindi urasi no mu bwiru ariko Rukara yarabangikanye n'undi mwe nawe witwa Sebuyange we wari warayobotse abazungu. Rukara koko aguma ku Rwanda no kuri Musinga, ariko abazungu nkuko natwe batwigaruriye bamurusha ingufu n'ibwami. Sebuyange rero aramukura nyine hariya baramugahungura habona akabarashe, ariko Rukara yanga kubyemera. Noneho rero burya uriya Rupiyasi agiye gutaha nibwo Musinga yamubwiye agiye gusezera ibwami, barasezeraga. Musinga aramubwira ati rero sinzi niba ari Musinga cyangwa nyina atanga hari ikibazo cy'ubuyobozi cyananiye gukemura kuko yari yarigometse ashaka no kurwanya nyine izi bwami. Ati rwose niba bishobora kuko iki gihe abazungu ari bakomeye uzadukatira urwo rubanza. Nibwo rero yagiye mu gahunga agira ngo ufite yarajyanye ijambo ry'ibwami undi ati wowe uzanwa n'ibyo nkandi ibyo butegetsi bizana gute wowe ko waje kuvuga ivanjiri naho byahereye. Reka ngo ni verisiyo rero hari za verisiyo nyinshi ariko iyo nayo irahari. uwo mwaninga bari ya Rwanda iyo ariko y'ukuri ntabwo tuye mu bwiru yananditswe rwose na Alex Kagame. Kagame niwe wanditse kandi ko ni navubaga ibintu binazwi n'abababonye barabazi n'iki byose. Ubu Rukara rwa Bushingo n'ejo bundi mu 12 so yapfuye na gatatu niho yabambwe rwose na hariya n'ikigabiro urya inyuma y'akarere neza niho bamumanitse yarabambwe. ubundi ukuri
yanze kuhambwa ariko nyuma nyine baramwishe baramubamba kuko abazungu erega burya baratunesheje babamba ariko bamubamba ariko yapfuye ubundi yarafitanye urubanza na Bitarugamba sibyo n'inka za Bitarugamba ngo yatwaye birashoboka aho rero cyari gihari n'iki nuko Rukara yarafite ikibazo n'Bitarugamba kugira ngo n'umunyiginya barimo bari babacucuri birashoboka kuko bagabanaga bahoze baturanye kuva kera ariko hari bagendaga bapfa none urwaje n'imbibi nyine nta kintu aho mwagera urwaje kuba urubanza ntabwo yigeze yigomeka Rukara burya ntabwo yigeze yigomeka ibwami ahubwo noneho ubwo yagize urubanza no Bitarugamba baburana izo nka rugera ibwami bageze ibwami ruraburanwa nk'uko bisanzwe nyine basanga Bitarugamba niwe ufite ukuri noneho baca ko Rukara atsinzwe ariko Rukara yanga kugira gutsindwa oya ahubwo Bitarugamba yatanze inama ariko bikose Rukara ndamuzi ntabwo bazapfa ngo aratsinzwe bohesha inkiko ngo apfe kubyemera turamuzi byaba byiza mushatse nk'umuzungu noneho umuzungu kuba afite imbunda n'icyo yose akarumutegeka ibyo urukiko rwavuze nibwo rero bashatse Rupiyasi rutuye aho ngaho noneho Rupiyasi we yakoze ikosa rihambaye mu butegetsi we iragiye ngo Rukara ngo tangaza Bitarugamba nta kintu amubwiye yagomba ubundi kugenda akabanza akisobanura agasoma n'urubanza uko rwaciwe akaba ati jyewe rero n'umwe n'umwami enda kuba umuhesha w'inkiko bitewe n'urugamba nako n'urubanza watsinzwe rw'inka za Bitarugamba ufite zimwe niko ubwami bategetse we yagiye nabi agenda n'iterabwoba gutaha inka za Bitarugamba noneho nk'umutware nuko Rukara we umutware nibwo yabaje ati se ko tuzi ko waje kwigisha abana n'abagore we n'abagabo uzabigisha n'abagore ngo n'abagabo uzabigisha inka za Bitarugamba uzizi ute iby'imanza ubizi ute noneho ubizi ute kandi ubyizi ute nibwo atangiye guca ngo ni agasuzuguro aho gusubiza ibyo mubaza ngo cyangwa ni agasuzuguro ati nako ntikabura mbona agabishingwe kuko urumva ko umutware ni umunsi bwo mwese nimwagize aho muyobora umuntu yakuzana amategeko se wagumye kuba ati mbese utumwe n'unyobora kwibyo nagumye kwibwirwa n'unyobora udashubije icyo utabajije ibibazo ugahita ugenda ntabwo waba uri umuntu w'umugabo simpakana ko umuzungu yitwaye nabi ariko ako navugaga katari keza kuri Rukara nuko kuko urumva n'ibyo ngibyo bavuze ko urubanza rwari rwaciwe yanze kubishyira mu nko ntabwo yanze ahubwo batinye ntabwo ugize yanga ahubwo batinye uwarutsinze yatanze inama yo kugira ngo bishyike mu bikorwa kuko bazi ko ari umuntu yashobora no kubyanga wenda koko yari yabyanze we ntacyo bitwaye wari uzi ko Rukara yari yaracitse ibwami uretse gato n'akandi uretse n'ikindi kibyerekana ntabwo uzi ko byarangiye bohereje ingabo umva nkubwerekere uretse nazikubwiriza arizo zimwe zari zitegetswe na Rwubusisi izindi na Ruhararamanzi sinibuka imitwe yazo neza uravuga wowe ujya gufata Basebya ni bombi na Rukara yaraje uretse gato we nyine umva yari yaraje Rukara Basebya tuvuga neza nyine bari baragiye hamwe reka wumva gato sinzi uko bimeze urumva ko byari byarakoze na Rugero nini cyane ni byiza cyane kigali buryo yego dore ko bikoze Rukara yarabanje arahunga uretse gatoya hanyuma agarutse atabashije kuba hanze urya yahungiye noneho kwandungutse reka tuze nyine tubasobanurire mu bufumbira umva ko byagenze nyine urabikurikiye no mu nanga binari byo nshaka kubwira iyo nanga Rukara birimo yarahunze kuko kigiye abadage baraje yagiye mu bwishya ruguririye nyine yagiye gufumbira bamuramuwe noneho abazungu bahise baza Rupiyasi maze gupfa bica n'abantu aho rwose baratsemba abandi bahunganye nabo barahunga nibwo amaze iminsi avuga ati noneho ati ndambiye kubi w'abandi noneho kuba aramugahaye agakuru ngo ari umwami wimye batimye itonde ngo yitondungutse niyo kuza amusanga noneho mu kumusanga uzi ko n'umukeje ngo mpaye nka ngo umwami turi Kayenzi ko nibyo cyirahiro bye ngo umwami turi Kayenzi ko ahora agavuga noneho rero aje ajya kwa Ndungutse nuko Ndungutse baje gushwana ajya kwa Ndungutse noneho aramubwira ati rero aramureba n'abari aho
yaramuhatse nyine ko irazi ko bagiye kubona amaboko ahagije noneho hagira inama nungutse ati reka shaka nkubwire rero wowe uravuga ngo umwana rutarindwa njye nabaye ibwami mu bana rutarindwa sinkuzi kandi uramuruta ubukuru urumva ko yari ufite imyaka 50 kandi rutarindwa akaba yarapfuye afite 45 nabo bati ntabwo uri umwana wa rutarindwa uramuruta ubukuru atagureka mugira inama reka kwiyita umwami kirazira ibyo ni bibi cyane ntibishoboka atahubwo ko twese baduhiganye nawe reka tubaha twirira igihugu twigomeke ibindi bizagenda ukundi ko wikita umwami nicyo amubwiye twese turahigwa reka twigomeke ariko ntubo umwami ndetse n'abasebya nicyo amubwiye none rero Rukara nako biramurya cyane nungutse uko amusebeje imbere y'ingabo ze biramurya cyane ngo navuze ngo avuze gusundi umwami abona ko byabishenye byose none nibwo rero yagize umujinya Rukara Rupias ubwo nako base nungutse kandi hagati aho ubwo yari yagiye irwaza arabasaba ngo mutubabarire ntimuzigire mutabare ingabo z'ibwami muzeke twihanganire batereka da nta kuri twabura gutabara ibwami kandi warahishuwa twiciye iwacu ariwe Rukara nibwo rero bumvikanye tumuze nzamubaha baramushwa ari ku gisoro barababuzanya nyine babona intumwa y'umuzungu iraje nibwo bafashe Rukara agambaniwe nande na Ndungutse mu kuri ibyabaye kuri Rukara mbere ntabwo yigeze avuga ngo ni ikigo mugishaka ubundi bwami ahubwo yavuga ati n'ubundi barampiga n'ubundi bwami baraduhigage nawe bazambaza uko nishe Rupias turaho naniwe kubi wabandi reka twibera ha wenda badutinye n'abagumiriya hagati y'iminsi bigira iti ariko yabwiye Ndungutse turamenye kwita umwami kuko azi icyo busana ubwami ntabwo abami mu gihugu babirashoboka ubundi yari ruwaya rwose kubeshya ku bwami ni musinga ahubwo ibibazo byajemo byaba nko kwirengera ntabwo yigize abikigo mu cyicava ngo kirarwanya umwami n'ubwami kuko yahomo umwami turi Kayenzi umwami turi Kayenzi ndahangaho nyine ni uburyo bumwe twanavugaga hari version imeze uko ariko niyo yumvuze ni ya Kagame Alex yego tubibutse yuko rero hashize imyaka 114 yivuganye umuzungu Rupias Pauline kana no yishe burya umuzungu yishe nta nubwo ari we ntabwo bamwishe ntendabishakaga ntabwo ashaka ko ryoshe ngo amukubise icondo ati data uja abamugaragure araza aragira ariki byamubera amakuba Rukara ntabwo yarabishakaga nta nubwo ari Rukara bamwishe ntabwo ari we nyine manuka yaranafunzwe imyaka 40 nibyo bamurekoye nyuma cyane umuhungu wabo si n'umuhungu we n'umuhungu wa Manuka ariko Rukara kubera ko ari imfura arahaguruka arivuga kubera ko nyine ariwe bari umwigamba aranababwira ati ni jewe muzafunga urumva kira kivuga icyo hanamuhimbiye ntabwo yivuze kuri kuko yavuze ngo ni batatu bari batarapfa kuko uwo yicaye n'umwigiye bari bamufunze urumva ko nicyo bamuhimbiye base batuzi kuko ntabwo yavuga ngo ni batatu batatu barapfa arangije ashingirira Ndungutse ati ntukimirwana ndi umucyaba ndagira igikundiro rwa Semukanya ngiye kwishyira icyo nakoze ariko wowe uzishyira icyo utakoze mu by'ukuri ubu buryo bw'iyo ndanga nubwo ushingiye ku makuru nyayo wayumvira mu buhanzi bwa Sebatunzi wamurikiye kugira ngo ugire Rukara rwa Bishingwe rwose ndaje ndayisigamo turabura iminota 3 kugira ngo tucutse ikiganiro cyangwa se inyigisho gitaramo z'uyu munsi hanyuma nibyo koko mbibutse yuko byari ku itariki ya mbere Mata mu gihe cy'Magana 910 apfa yica umuzungu yararaye nejo byapfuye ubu avuga azapfejo yarapfa mu kanya Rupias arari dupfuye yego tubashimire rero cyane mwebwe mwese mwadukurikiye kuri radio Imanzi ariko mbere yuko dupfundika nagira ngo nongere nsubize umwanya abagabo b'igitaramo ngabo ya Rwanda murakoze cyane ntabwo sinavuga ngo birababaje ariko nizere ko abantu babyumvise ibyo twavugaga ariko twagarutse ku bintu urebye by'ingenzi cyambere muri iki kiganiro cya kabiri tuvuze kuri bene Imana kuno turi bene Imana tukabona bene imigisha turangirije kuri Rukara nyirango wese nzi ukuntu yabaye sinzi niba yarabaye tuzahura mu nyabyungu nuko abwiye umuzungu ubwo ni umunsi Rukara asezera Gahini na Rukara hari ngo byari mu wanoze ibi nabyo tukwiye kuzabirambura gato ariko ubundi twari twatangiye duhuza Pasika
y'abayahudi na pasika y'abanyarwanda. aha ni mu kiganiro cya mbere. Urumva rero kubera ko uyu munsi nyine wari kuri pasika byari ngombwa ko abanyarwanda bumva ibi tuvuga aho bihuriye, ibyo by'ahandi n'iby'iwacu bihurira hehe, bitanira hehe, ese twabifata gute? Icyabyaye ikindi ni ikihe? uyu munsi byatumarira iki gusubira ku isoko tugereranije n'aho duhagaze? nibyo. hari ikindi cy'umwihariko rwose ntacyo Ingabire Rwanda yakivuze. Yego, tubashimire cyane rero mwebwe mwese mwataramanya natwe, tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduhamagaye mukaduha inyunganizi cyangwa se ibyatskaga imitima. Dushimire n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma barimo Claude Ndizeye ndetse n'abandi bari ku bugenzi bwa gahunda nka Muzehe Karangira Faustine. Yego, reka rero tubashimire cyane mwe mwabanye natwe, mukomeze mugire ibihe byiza, mugire amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Impanda ya Kanyirambare, ijwi rya Gasanimenge muri Kibogo nakagaruka buri munsi uretse kuwa gatandatu w'isabato. Musigare amahoro, murara haryana. wabadi hananiye rero